sitaki guhobagizwa amateka mabi mu rukundo yanyibagize inyemerera nkwikundire nkwiharire finale twibanire Nyizeza kutazansiga solo ko every step umenye uzakora follow tell me if you love me for real and say you'll never leave me alone niyo banyanga naho bamunga se wazunsanga ko byose mfite ntanabitanga ariko sinkubure niyo byanshanga naho nabura n'amafaranga izo ni tishuti zikagenda will you stick around byumve ndagukunda my love Nyizeza true love ndagukunda my love mwamasara kuze ibana ni mutahe abahungu mwenyegeze umuriro wake ndahinze nyabusa nitore butahe n'amakosa birimo murambivuga iyo ngeze ku gikorwa mvuko nabaye rukubita niba kwengeye wenda nategura ndakuvura kandi nivuye inyuma nkunda vyuye inyuma sana baranzi mwana wa mama iki kibazo nubwo ari Bruce Melody wagisubiza by'ukuri ariko iyo wumvishe ngo nkunda view y'inyuma niki wumva yarashatse kuvuga erega ura mujama se zitumuzi se ubundi irandirimo narayumvishe numva indirimbo zishatu saa moya urumva saa moya n'isaha ya kare urumva saa moya udusaha tuba dutangiye gukura amazara kuze bana ni mutahe erega abana benshi baryama saa moya urumva none ubwo urumva iyo ni saa moya yajimo ahita avuga ngo kunda view y'inyuma n'ubu turabizi ari ejo noma nzakorya k'inyuma urumva none ntabwo twabigarukaho ni kwa kundi mani ni kwa kundi Mana ziko nyumvishije by'amatwi atari yarumvise Yes, reka nongere nizere ko rero umeze fresh cyane n'ubundi wowe udahwema gukurikira ibiganiro byacu bitambuka hano ku Muyange TV. Nizere ko umeze fresh cyane, nanjye meze neza, nitwa Umuyange Entertainer. Ninjye tubana ku biganiro bitandukanye bitambuka hano ariko n'ubundi bifitanye isano n'imyidagaduro, bifitanye isano n'impano z'abana b'abanyarwanda. Ni nayo mpamvu aka kanya tuvugana nongeye kwakira SEMPA twakoranye ibiganiro bitandukanye ariko nanone nongeye kumwakira kugira ngo tuze kuganira cyangwa se tuze kukubwira ku mushinga afite w'indirimbo. Navuga ngo ni indirimbo nziza amaze gushyira hanze hashize igihe gito cyane, nibyo tugiye kuza kwibandaho rero. Ariko nanone reka nkubwire ngo niba ufunguye iki kiganiro ukaba uri mu karere ka Gatsibo, ukaba uri mu ntara y'Iburasirazuba, uyu muhungu wumve ko ari uwiwanyu, ni umuhungu uvuka mu karere ka Gatsibo, ni umuhungu uvuka mu ntara y'Iburasirazuba. Reka tujye dushyigikira, ariko by'umwihariko dushyigikira abantu biwacu. Niba uzi ko aho hantu hazi, niba uzi ko ku gaco kazi, uze kumusapotinga, uze gukurikira indirimbo ye, uze no kumuha comment nk'umuntu yiha umuntu w'iwabo, kubera ko ngo ijya kurisha ihera he ihera ku rugo mani. Ese ni inki baba bavuga ni insani mani. Baba bavuga insani, maybe ni inka cyangwa ihene kuko cyangwa ingurube cyangwa inkoko kuko amatungo yose amenshi atangizwa na i. Ubwo urumva nyine ni rimwe muri ayo ngaho. Reka turi amatungo atangizwa na i: inkoko, ihene, imbwa, ipusi, inka, intama, imbata, ahubwo hafi yose imbeba, zazindi zaruza mani, zazindi nyine borora. Ese nini ahubwo none aho bigeze mbwira itungo ridatangizwa na i? Urukwavu mani, urukwavu rurahari. Urukwavu rutangizwa na ariko urumva ni ingamiya, ifarashi, urumva ni menshi cyane. SEMPA wari umeze ute? Iminsi yari imeze ite? Hashize iminsi dukoranye ikiganiro ariko ni iminsi myinshi ariko itari myinshi cyane, ariko nanone kaba gaciyemo. Wari umeze ute?
abantu umuhungu wa gahungu w'ikabarori ndaho meze fresh ndakomeye cyane. Ati ndaho meze fresh cyane ndakomeye. Twakoze ibiganiro byinshi muramuzi, sindi mumubwire ngo yivuge, abashaka kumumenya wenda batarebye ibiganiro biriho, twagiye dukorana ibiganiro bitandukanye. Ahubwo uyu munsi turaje ngo tuvuge ku mushinga w'indirimbo uherutse gushyira hanze. Nicyo kintu gitumye ducana kamera, nicyo kintu tugiye kubwiraho abanyarwanda nabwo, kandi mu ncamake ni indirimbo wise Nyizeza. Yego ni indirimbo yitwa Nyizeza wana. Ati ni indirimbo yitwa Nyizeza wana. Yego ndagira ngo wenda hari byinshi nge nyiziho, ariko ku muntu wumvishe izina Nyizeza, indirimbo yagiye hanze, turi buze kugenda tubigarukaho, ariko ku muntu wumvishe indirimbo izina byonyine title yayo Nyizeza, ni iki wayimubwiraho? Ni ubuhe busobanuro uyitangaho iyo ndirimbo kuva itangiye wenda kugenda inasoje? Ubundi ibintu byo gusobanura indirimbo byasaba abasobanuzi gusa. Ubusobanuro natanga ku ndirimbo Nyizeza navuga ko ni indirimbo y'urukundo. Abantu bagiye bambwira ngo kari romantique ukuntu n'akarimbo keza k'urukundo nyine ubundi mu rukundo ndetse no mu buzima busanzwe ntabwo bishoboka ko umuntu yizera undi 100%. So story ndimo kuvugaho mu iyo ndirimbo ni inkuru y'umutipe ukunda umubebe cyangwa umubebe ukunda umutipe, ariko asaba undi ko kumwizera, basaba kwizerana tu. Ati asaba undi kumwizera cyangwa se ko bakwizerana. Ni indirimbo y'urukundo ariko byanga bikunda. Ni indirimbo ku bwanjye comment wenda nayanditsemo, ariko reka nabivugira ahangaha. Ni indirimbo genda uvisha ari sawa by'umwihariko. Nyibona sinzi hari ukuntu nasomye nsoma iki iriya wasohoye ni audio na video ni iki indirimbo iri hanze iteye gute? Ni nkaho navuga ko nyine nakoze nashyize hanze audio, ni audio gusa nyine ira ni visualizer video, ntabwo ari official video. Ndimo gupanga gukora video yayo iri official vuba cyane, kandi zaba ari video nziza bazakunda. Umuntu wayibonye akabona ari video wamubwira ko bitandukanye na video uzatanga. Ngiye nibone ari video n'ubundi nyine ikintu ahantu bitandukanye izatandukana na video. Urabona muri ya ndirimbo nta bikorwa byinshi birimo, nta nubwo wenda niba narindi kuvuga ku iyo story Nyizeza, ntabwo story yanjye igaragaramo neza tu uburyo kinayivuzeho. Nyine nta action nyinshi zirimo, kuko wabonye ko twayifatiye ahantu hamwe byari nk'ibintu bisanzwe, hari abantu turi kuvibinga, turi abantu benshi nyine bisa nkaho twafashe kari akantu gutyo, ntabwo ari ibintu byatangira, ntabwo ari video ya official. Harimo abantu batatu, ninde nande? Harimo umubyinnyi bita Karuranga n'undi mubebe bita Alice, bamwita Omega. bamwita Karuranga Omega Steven. Uriya muniga arabyina byatari, ndamuzi. Uretse no kubyina ni n'umwe mu bagabo bakora ikintu bita ifoto. Ewana uriya muniga kwifota ameze nabi, ni umuhatari. Nanjye ndamuzi, nigeze kugerayo. Uriya studio yabo hajya yitwa nguki? Studio yabo rero bari abahungu rero baranyica mani. Studio yabo njye ntabwo nzi izina ryayo, cyo nzi nuko uyibishyitse Kabarore usanga hari ahantu hari icyapa kinini hepfo ya cactus cyanditseho ngo irembo, naho ngaho tu. Gusa abantu bari muri ako gace by'umwihariko bari muri Kabarore, hari ahantu bagira amafoto ya fresh cyane tu. Reka wenda tuzavugane nabo tuze tubabwire ibintu bakora birambuye. Iyi ndirimbo rero wenda reka twere kuvuga byinshi cyane, cyangwa se twere kuvuga inzira ndende. Wagiye ukora indirimbo nyinshi cyane, ariko ndagira ngo umuntu ukurikiye iki kiganiro cyangwa se umuntu ugiye no kureba iyi ndirimbo arasanga ari iriya ndirimbo itandukanye n'izindi wagiye ukora. Iriya ndirimbo ahantu itandukanye n'izindi ndirimbo nagiye nkora. Ishobora kuba umuproducer wayikoze, ndakeka we n'uburyo twahuje njye nawe, harimo uburyo twahuje numva ko birenze uburyo nahuje n'abandi ba producer, uburyo twahanye ibitekerezo, by'umwihariko uburyo yanyakiriye n'imbaraga yashyizeho, nabonye ko bitandukanye n'iz'abandi ba producer bagiye bashyiramo. Uvuze ati umuproducer wayikoze bituma nanibaza, reka nawe tumuvugeho. Wenda ngiye indirimbo nayumvise ndamwumva, nsanzwe nanamuzi, ariko nuhe muproducer wayikoze? Ese ubundi we akorera mu magambo make nawe yo abantu babubenye? N'umugabo bita Saribit, yakorera Nyagatare. Ni umusore ubizi kabisa, nkuko wumvishe iriya ndirimbo wayumvishe. Tukaba dufite n'izindi project turi kugenda dukorana.
nazo ziryoshye tu. Ikindi cyo kuri randirimbo randirimbo nayo ndayumva nkumvisa nkaho ibyinitsemo tu, ifitemo akantu kabyinitse kurusha izindi nakoze. Ati ifitemo akantu kabyinitse, natangiye mbivuga ariko reka nongere mbivuge. Wowe ukurikiye iki kiganiro, reka buriya biba byiza iyo uteye umuntu courage, biba byiza iyo ubwiye umuntu uko wumva ibintu bye. Iyi ndirimbo link yayo tuyishyize munsi y'iki kiganiro muri comment, genda ubanze, niyo ya mbere irapininze, kanda kuri iyo link ubanze wumve iyi ndirimbo, ndetse niwumva hari igitekerezo ugomba kumuha nta handi ho kukimuhera heza, ucyandike muri iyo link kugira ngo birusheho kumutera imbaraga. Ariko byaba byiza unayisharinze, byaba byiza uyeretse abandi bantu, kugira ngo biba byiza iyo wakoze ikintu ariko ukabona hari abakishimiye kandi hari feedback uri kubona. Kugeza ubu ngubu nize feedback umaze kubona? Man, irandirimbo bayakiriye neza tu, bayakiriye neza. Abashoboka babajije kuyireba, comment zabo ni comment nziza, ndabashimira cyane. Umuntu wese wateye comment ambwiye ati courage, abagiye bambwiye bati indirimbo inkoze ku mutima. Hari abo mfitiye namba za WhatsApp nagenda mbona bayipostinze, abandi bari kwivibinga man. Ati mani ubundi indirimbo iri hehe uretse kuba wenda tuyishyize hano munsi y'ikiganiro? Undi muntu ushaka gusura YouTube channel yawe wenda arebe n'ibindi bikorwa bitandukanye, niba ari naho iri indirimbo yayisanga he? Navuga ngo irandirimbo wayisanga kuri social medias nka YouTube. Kuri YouTube iriho, ikaba iri no kuri TikTok. Nagiye nshyiraho utuvideo dutoya, sound yazanjye ziri, umuntu yagenda agakoramo aga challenge. Ahandi ndateganya no kuyauploadinga kuri FB, kuri Audio Mark, naho ndenda kuyishyiraho kubera ko mfite Audio Mark. Kuri Audio Mark nitwa SEMPA EM. Ndakeka arizo mvuga wambonaho tu. Sinzi neza niba Bibiliya ibivuga, ariko niba itanabivuga reka mbivuge. Umuntu ukora ibyiza uzamushyigikire, umuntu ubona uri gukora ibintu biri ku murongo uzamushyigikire. Reka tujye dushyigikira. Gushyigikira ntabwo ari ugutanga amafaranga. Ushobora gupushinga umuntu, sharinga ibintu bye, cyangwa se ubyereka abantu, cyangwa se umubwira courage. Izo nazo ni imbaraga zikomeye cyane, usibye ko n'amafaranga ntawe uyanga. Reka twumve Nyizeza mu ijwi ryawe, uduha agapera gato cyane, ubundi tunagane ku musozo tubwira abantu babanze bakurikira iyi ndirimbo. Sitaki guhobagizwa, amateka mabi mu rukundo yanyibagize. Inyemerera nkwikundire, nkwiharire finale twibanire. Nyizeza kutazansiga solo, ko every step umenye uzakora follow. Tell me if you love me for real, and say you'll never leave me alone. Niyo banyanga, naho bamunga se wazunsanga, ko byose mfite ntanabitanga, ariko sinkubure niyo byanshanga, naho nabura n'amafaranga, izo nita inshuti zikagenda, would you stick around? Byumve ndagukunda my love, Nyizeza true love. 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 Oh yeah. Iyi ndirimbo bitewe n'ukuntu nayikunze ngewe, umunsi wo gushutinga video yayo nzaba ndi kuri set, wenda bantunge kamera nzima. Nari kabisa, nari nzakurabura. Umunsi wo gushutinga nugera nzakurabura kwira. Ati nzakurabura ni SEMPA. Rero twari turi kumwe, ariko ikigamije ni ukubwira abantu ngo mudufashe turebe iyi ndirimbo tuyigeze kure. Buri igihangano cy'umuntu yagishyize hanze kikaba ari kiza, biba byiza yabonye feedback za fresh. Abantu baragukunze, ariko bakunda ibihangano byawe, ndetse by'umwihariko banakunda vibinga indirimbo z'abandi bantu. Sinzi niba hari vibe ziri hafi cyane, tuvibingeho gato ubundi tuze tugana ku musozo. Byasoza ikiganiro utambwiye ngo ririmba indirimbo y'abandi mani. Mwamasara kuze ibana ni mutahe, abahungu mwenyegeze umuriro wake, ndahinze nyabusa nitore butahe, n'amakosa birimo murambivuga,
iyo ngeze ku gikorwa umva uko nabaye rukubita niba kwengeye wenda nategura ndakuvura kandi nivuye inyuma nkunda vyuye inyuma sana baranzi mwana wa mama ndakuvura kandi nivuye inyuma nkunda vyuye inyuma sana baranzi mwana wa mama na bamwe bikuza ndabamanura sana n'abatunganya ndabategura nk'abatoresha zana bamfata nk'umusaza kuko mbana nk'anabahoza kore style uza danje ira adone ndabafite nonza agati iyo mana sinkoresha agatoki ndabafite nonza agati iyo mana sinkoresha agatoki yewe. Iki kibazo nubwo ari Bruce Melody wagisubiza by'ukuri ariko iyo wumvishe ngo nkunda view y'inyuma niki wumva yarashatse kuvuga? Erega ura mujama se zitumuzi se ubundi irandirimo narayumvishe numvamo indirimbo zishatu saa moya urumva saa moya ni isaha ya kare urumva saa moya udusaha tuba dutangiye gukura amazara kuze bana ni mutahe erega abana benshi baryama saa moya urumva none ubwo urumva iyo ni saa moya yajimo ahita avuga ngo kunda view y'inyuma n'ubu turabizi ari ejo noma nzakorya k'inyuma urumva none ntabwo twabigarukaho ni kwa kundi mani ni kwa kundi Mana ziko nyumvishije iby'amatwi atari yarumvise. Aka ngaka ntago nari nkazi. Utakandi kantu ndakumenyereye. Ndagakuramo nzagakoresha. Ukantu ushobora kuzagakubita muri hahandi muri genzi. SEMPA reka tugare ku musozo ngira ngo abantu icy'ingenzi nuko bumva kandi icyari kigamijwe nuko kubwira abantu ngo iyi ndirimbo badufashe bagufashe tuyipushinge igere kure hashoboka mu gihe wenda video iri official itarasohoka. Ijambo rimwe ku bantu bakurikiye iki kiganiro, ku bantu bakurikira imiziki yawe, ku bantu bakunze iriya ndirimbo. Ku bantu bakurikiye iki kiganiro ikintu nababwira abankunda ndabakunda abanyanga namwe ndabakunda kubera ko ntabafite sinakora. Ikindi nababwira abana unkunda cyangwa se utankunda uri comment ndayikeneye nyamuneka ku ndirimbo yanjye mbwira ngo umwana uririmba nabi mbwira ngo wabyishe ndabikeneye nyine tubwira ngo ndebe ko nakosora umbwira uti wabikoze nabwo narebe nzihereza icyizere ariko comment zose ndazikeneye kugira ngo ndebe ngo ibintu bizagera usharinga indirimbo uvuga uti dore indirimbo mpeti yasohoye mbi abayibone ko ari mbi tu batere comment nabo uyisharinga uvuga ko ari nziza nabo babirebe babone ko ari nziza ndumva ari icyo ngicyo nabasaba icyo kuvuga cyo nabibabwiye pe mwese ndabakunda cyane ati mwese ndabakunda. Yitwa SEMPA rero Etienne niyo twari turi kuganira turi no kugana ku musozo nako twawuganyeho reka tumushimire ariko tumubwire ngo ibyo akora Imana ikomeze kubiha umugisha. Twebwe icyo dukora ni ukugerageza gupushinga ahashoboka nawe uruhare runini rwawe ni wowe ureba nawe ushobora kugira icyo ukora kugira ngo ibintu birusheho kugera kure cyane. SEMPA wakugira umunyamakuru muri aka kanya iki kiganiro dukoranye wagiha iyihe tayito? Iki kiganiro se oya mwana burabyansa kumanza gutekereza nanjye ndaguha umwanya utekereze aka kanya wakugira umunyamakuru iki kiganiro wakita ngo iki? Iki kiganiro navuga ko nahita nandikaho inkuru noneho SEMPA yashyize hanze umuzigo utwika duhuye na SEMPA tuganiriza ku by'umuzigo yashyize hanze nyine umeze uko ibintu nk'ibyo nyine ati indirimbo nimutayireba ari yawe iyi ndirimbo batayirebye nayo ngo komana SEMPA wakoze kuza sawa mwakoze kunyakira.